noneho Musangafura Lorenzo wakoraga urubuga rw'imikino kuri RBA benshi batatinyaga kuvuga yuko yarakasamutwe mu bakoraga urubuga rw'imikino kuri iyo radio. Imana yanjye waravuze ngo abantu bazakangara ubabonye ibyo itushe yo gusaba inzoga cyangwa yo gusaba umunyaturwa rw'imbuta konyajya amarira y'intare ndetse n'ibindi ngo yaba yamuhaye karita ruje agomba gusohoka muri RBA. Lorenzo numwe mu bantu bagaragara basabiriza cyane inzoga, sibyo? Asabiriza umuntu wese inzoga, uribuka yasabye Semuhungu nejo bundi kubigarura byaramugoye. N'umuntu ugaragara nk'umuntu ushaka kubaho ubuzima budahwanya n'umushahara afite. Uyu Musangafura ngo ni Lorenzo aka Lorenko wasasanuraga urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, nandetse wari uri mu bambere wari ukunzwe bidasanzwe, wasobanuraga ibintu ukabana no kuri bifite sanse naho bigana. inka data turashize Ibintu byakomeje kumubana akasamutwe dore yuko mu myaka yashize cyangwa mu gihe kinini gishize yagaragaye arimo gusaba minisita ko yamugurira kamanyinya cyangwa gacupa nkuko yabivuze, akongera akihanukira akabwira wa mutinganyi ngo Eric Semuhungu abikeye bigacika mu konona urubyiruko ngo agomba kubigisha ubutinganyi ngo niko kazi kagezweho. Uyu Musangafura ngo ni Lorenka akisanga kubigarura cyangwa kubalansinga ibyo bintu ngo abigarure mu murongo ngo agaragaza yuko atarari kuvuga cyangwa atarashatse gusaba umutinganyi agacupa, ahubwo yarashatse kugira ikindi kintu avuga, biranga bimubera urujijo. Ubu noneho ngo yanditse ibaruwa ndende cyangwa ibaruwa imusezerera ku kazi kuri radio rwose, yayanditse aravuga ati ndasezeye nigiriye kuri YouTube. Ariko abantu bazi gusesengura n'abacacanuye ibyo bintu ukuntu bimeze, vuga abasesenguzi bagiye batandukanye bagiye babivuga impande n'impande agiye hatandukanye, bavuze yuko ashobora kuba yakurikiranye umunyamakuru nawe wavuye kuri Fine FM, basezeye ari abanyamakuru nk'abangahe, ngo uwo munyamakuru akaba agiye gushinga akaradiyo ngo kagiye kujya kanononsora urubuga rw'imikino, kakibasira ikipe kakayitotora kakayinonosora kakayikuramo ibiceri. Ngaho ngo niho nawe abashije kuba agiye, kuko ashobora kuzajya yigaragaza kuri ya ngingo cyangwa content nk'uko bamwe bari kubivuga, nk'uko yakayatangije aga content kagira gati iyica niragabura, nubwo yabigabuye udushyimbo cyangwa uduteja, nubwo yabimuhaye udutoryi tubisi cyangwa ikabimuhaye kembe dodo ko kurya, arayisingiza akayita cano ya mbere igabura mu gihugu. Ngo ako niko gakontenti Musangafura ngo agiye kuba akorera kuri radio y'inda, agiye kujya yitakuma afata ikipe ayitotore ayisusure ayihere mu mizi avuga ibyayo byose, narangiza yibwire ati nutama akantu nta kintu turi buvugane, abashe kuba yabona akantu nk'uko abyumva. uyu mwana Gusa abahanga mu bintu bijyanye n'ubusesenguzi bugiye butandukanye bamwe bavugaga yuko ngo ari urubuga rwa Danger rwa Kasamutwe, ngo ni radio ije gukuraho iyo bita PNB FM umwezi, kubera ko ngo ku rubuga rw'imikino ngo izajya isasanura isusura ivuge amwe mu nda y'isi twajyaga twumva kera. Uyu Musangafura ngo ni Lorenzo aka Lorenko mu gusasanura amakuru yo mu nda y'isi cyangwa mu kumenya ibanga ry'umutoza ari gutekereza cyangwa akagura umukinnyi agiye guteresha ngo ni uwa mbere. Nibyo bintu agiye kwibanda ngo ni Tare yari yarapfukiranywe agiye gushyira ku karubanda akigaragaza akabona ibiceri nk'uko bisanzwe. So hello guys, nk'ibisanzwe ni Giro, ni inkuru imaze gucicikana, ni inkuru imaze kumenywa na bose, ikimenya bose. Mbega Lorenzo asezeye kuri Radio Rwanda, ariko ntabwo yavuze ahantu agomba gukurikira cyangwa agomba guhita ajya, ariko bamwe mu basesenguzi bamwe bavuze yuko agomba guhita ajya gukora content za YouTube, abandi bakavuga yuko ashobora kuba agiye gukora muri radio nshyashya igiye kuza ivuga ku by'urubuga rw'imikino. So kora subscribe rero, birimo biraza n'ibindi biraje, hagomba gushya. Ciao ciao.